We not you pray ese ko numvuga tu se ibyo uvuga byose se bad what say think kurenze kandi urife kanze temo maze kikure bibwira ko twese turenze dozane imagination way you are dog kumvura umusore wabwira iki umuntu utari wajya mu rukundo sha niba uzi ko tarajya mu rukundo ntuzarugema ntuzarugema kubera iki se abantu ushaka kubagumura nyine nkuko nakubwiye urukumva n'urujyamo nyine bakagukora nk'ibyo ngibyo ari igihe umuntu ashobora kurwara toroma mwana ubwo rero nakugira inama yo kutazabijyamo niba utarabijyamo uri gutinya ko bazagutera toroma ukaba wasara aha wanasara mwa ubundi ikintu cyakubaje mu buzima bwawe kurusha ibindi ni iki cyambabaje ikintu cyambabaje ni uko napfushije umuvandimwe ushira umuvandimwe pole sana kabisa asante nicyo kintu cyakubabaje ikintu cyagushimishije kuruta ibindi buri gihe ngiye mpora nishimye ntabwo njya mvuga ngo iki nicyo cyanshimishije kurusha ibindi nta na kimwe memories abantu tugira memories ugasanga hari ahantu wenda wagiye uhagirira ibihe bidasanzwe ugasanga nyine aho hantu hari kugarukamo ukavuga ati icyo gihe nari nishimye aho hantu nagiriye ibyishimo bidasanzwe igihe najyaga muri training cup bwa mbere okay tugaruke rero ku bijyanye no kuba uri umukinnyi wa handball ubundi handball yo kuko tuzi ko muri utu turere tutari i Kigali kubona ibibuga kubona ibikoresho aba ari ibintu bigoye Welcome nanone uteze amatwi FBA 155 TV nkuko mu bimenyerero twa dufite abatumirwa batandukanye uyu munsi nakiriye umupeti muto cyane kabisa muramubona outfit niyo ngiyo reka noneho tuganire umusaza welcome take you my brother ni CM to the north to the south to the east to the west kripa inero ni yeyeye King CM ubundi ukora ibiki manza wivuge ubundi CM akora ibiki CM ni umuhanzi umwana ushaka kugafata mu minsi mikeya niyo byaba imyaka nta ribi icyo mpfa nuko intego zigerwa tangira noneho dukubita ku murongo umwe w'ingoma yawe wanditse muri Rwanda we not you pray ese ko numvuga tu se ibyo uvuga byose se bad what say think kurenze kandi urife kanze temo maze kikure bibwira ko twese turenze dozane imagination way you are dog kumvura umusore King CM umuziki wayinjiye mu ryari umuziki nawo utangiye ni vuba ariko nyine nka 2021 imyaka ine irashije winjiyemo ujya kutubwira byinshi wahuriyemo nabyo imbogamizi ibyiza byaguciye intege ibyo byose ari byo ugiye kutuganiriza ubundi ubona umuziki ari cyo wahinduye ku buzima bwawe ntaratangira kwinjira mu muziki hari abantu benshi ntarinzi umuziki watumye menyana n'abantu benshi yaba abakora ingoma muri aka karere kacu yaba abantu baba producer nyine nubwo ntarakora indirimbo ariko hari abantu twagiye duciringa iyo ntaba ntarabaye n'umuhanzi ntago mba naramenyanye na FBE kandi ishara ko abantu bose bayikurikira rero kwinjira nyine mu buhanzi nyine byatumye menyana n'abantu benshi bituma kandi n'imico yanjye ihinduka nyine imico yawe yahindutse gute rero yarahindutse kuko nyine hari igihe ntaraba umuhanzi nabaga ndi mu bintu byinshi bibi nyine ariko ubu ngubu aho natangiye ibintu by'indirimbo byo kwandika bituma hari ibintu mba mugiyemo nyine ubwo urukumva umuntu uhuze ntago yaba ameze nk'umuntu udafite icyo ari gukora mba mugiye mu kwandika ibintu nk'ibyo nyine bigatuma nyine ntajya mu rugomo cyane ubona ari cyo umuziki wafashije ubuzima bwawe tugera no ku kijyanye n'imbogamizi abasani benshi
100% bahura n'ikibazo cyitwa ubushobozi. Nawe ntashidikanya ko ubushobozi ari ikibazo kuri wowe, ariko ngiye kukubaza ikibazo, ubona bizagenda bite kugira ngo ubushobozi buboneke ujye muri studio abantu babone ibikorwa byawe? ukuntu ngiye mbibona, Imana niyo ibizi, niyo igomba kuzamfasha kandi ndayizera cyane. Imana niyo ishobora byose. Iby'amafaranga byo nyine kuyabona biragoye pe muri iki gihe, nk'umuntu noneho nkanjye umunyeshuri udafite akazi, ukumva ni ibintu bigoye, ariko nyine Imana izabimfashamo kabisa. Twumvishe uri umuraperi, ujya kwinjira muri rap, ninde wari role model wawe, ninde wafatiye icyitegererezo? Bamwita Zeo, Zana E na O. Zeo Trap ni umusani ukora indirimbo abantu benshi nyine batekereza ko zitarimo ikinyabupfura. Indirimbo witwa Umwanda n'izindi nyinshi yagiye akora, hariyo yari ari muri Dissing na Ish Kevin. Izo zose wagiye uzumva nk'umukunzi we. Uwayo wahisemo Zeo Trap? Nje mpitamo Zeo Trap, ntago nagendeye ku by'amagambo avuga, ahubwo umwana wumva ukuntu afite beat, afite nyine ukuntu ubugeni, ukuntu amanuka mu ngoma, ibintu nk'ibyo uramwumva nyine ko ari umwana ufite icyo uzi icyo gukora. Ibyo byuko nyine niba we na Ish Kevin n'abandi bahanzi bagenda bagirana amabifu, nuko bafite icyo baba bari gupfa, kandi nyine nawe ntago umuntu ubundi umuntu agututse nawe ugira uburyo ubyitwaramo, kandi abantu ntago barakara kimwe. Hari igihe waba umututse wumva nyine atari bubigire ibintu bya danje, noneho we akarakara kukurusha. Ngiye rero ndi kumva nta cyazo Trap umushinja, nta kintu kimwe umushinja. Zeo Trap indirimbo ze afite nyinshi pe, nyinshi cyane. Ariko se iyo amateka kuri wowe wumva ari iyihe? Indirimbo y'amateka bayita Gadid. Gadid, waririmbaho? Ntacyo duhereze. Imanire mu Rwanda yarupakiye abajama, mwikofi hozamo ijana ikaturindiraha, inkumi n'ibirwara byinshi cyane utanabara, yuhora kwibarabara Kigali y'amabara, zuba ry'abarara ni wowe uduha iminara, uduha impano nyuma ukazivunjamo amagara, waturinze iyi myotsi itazatwicira ibihaha, komeza turinze isozi itaturyamagara. Ukurikirana hip hop ku buryo ugenda wumva abaraperi batandukanye, ukagira n'inose zitandukanye nk'umuntu w'umuraperi. Ngiye kuguhereza abaraperi 5, urabatondeka. Ndajya mvuga umwe uhita umbwira ngo ni uwa kangahe. 5 bagere. Zeo Trap for me ni uwa mbere. Riderman nko ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4. Jay Polly mwanya wa 2. Fireman ku mwanya wa 5. ku mwanya wa P-Fula ubwo nyine birumvikana no wa 3. ni wa 3. Bruce Melody ari mu bahanzi 20 ba mbere muri Afurika. Bruce Melody ari mu bahanzi 20 ba mbere muri Afurika. wapi wenda shanko ko mu 10 ba mbere muri East Africa. Muri East Africa 10 ba mbere muri Afrika abahanzi bishi kandi bakoma bamurenze. Tujye ku kijyanye n'imbogamizi rero wahuye nacyo, nta muntu wigeze aguca intege akubwira ati bro ibyo bintu bireke si ibyawe jya mu bindi? Ntago babura abacantege, arahari benshi ahubwo urukumva, ariko nyine na Fireman yaravuze ngo biragora kandi biravuna mu gutangira, gusa nzi neza ko atari ko bizarangira, niyo mpamvu nanjye nyine ntago nyancika intege. Umuntu arakuvuga ahubwo nkora cyane kugira ngo mwereke ko ibyo yavugaga yibeshya. Ubwo imbaraga uzikura mu baguca intege. Impamvu ukora cyane nuko hari abantu baguca intege ukakora ngo proving wrong, mbereke ko bibeshye. King CM bawumva umunsi Imana izaba yakoze buri kimwe uzaba uri umusore uhagaze gute? Imana nikora buri kimwe nzaba ndi umusore
ufasha abandi kuko buriya nyine hari ibintu ari ukuntu abahanzi bitwara nyine namenye ko uko yabaye umuhanzi nyine bigoranye hari n'abandi bana byagoye ariko nyine akibagirwa ko nyine nabo bakeneye support. Njye rero nimba umuhanzi Imana ikaba yarabikoze nzatanga support ku bandi bana bakiri batoya bafite impano. Wumva uramutse utari umuhanzi ikindi kintu wakora ari iki? Umukinnyi. Ukunda gukina uwuhe mukino? Handball. Handball. Uri umukinnyi wa handball ukaba umunyeshuri ukaba n'umuhanzi. How ni gute ibyo bintu bifatanye? Ntago bigoye, ni ibintu nyine biri aho ngaho kuko umunsi buriya ni muremure. Ku ishuri iyo ntari bujye mu mwitozo gutyo ku mugoroba no kwandika. Uri kumva nta bintu bigoye nyine. Muri weekend mu mwitozo and then ku mugoroba nkandika, ntago ari ibintu bigiye bigoye cyane. Ni ibintu bitagoye cyane. Ni gutyo wowe ubipanga nyine ukabihuza. Ufite umukunzi? Happy. Kubera iki nta mukunzi ufite umuntu w'umujene w'umusore? Buriya ibintu by'amaputa biri mu bintu byatumye abantu benshi bagwa. Amaputa? Amaputa yifuza amaputa ushatse kuvuga iki? Nta masinici nyine abakobwa bose burangiye mbafata kimwe. Wigeze ubabarira mu rukundo se ku buryo byaba byarakurakaje gutyo? Sinigeze mbabarira mu rukundo ariko nyine mfite inshuti zagiye zibigwamo gutyo nyine. Nkubita nka story ikuzenguruka ituma iyo ubonye agakobwa keza gatambutse uhita utekereza ati ariko nubwo ari keza gashobora kunsinicinga. Nari mfite umufriend wanjye nyine yari afite umubebe bakundanaga bya danje ahubwo numvaga bemerana nyine tu. Njye n'ukuntu nabibonaga nyine numvaga ari ahantu batazashwana ariko nyine uwo mukobwa we ikintu yari afite iwabo nyine uwo muhungu ko yaba ari abakire yashakaga kumukura. Ibyo bita ngo ni ugukura ibyinyo. Noneho komeza gutyo kazamurya amafaranga nyine gutyo, igihe kiragera nyine amubwira n'ibintu bitari byiza nyine, amubwira ko atigeze nganamukunda, amubwiza ukuri kose nyine. Numva birambabaje ndavuga ati ubwo nyine nzaba inshuti nyine, kuba inshuti n'umuntu ntago ari icyaha ariko nyine ibintu byo kuvuga ngo ngiye mu nkundo wapi. Ibyo warakatiye? Ni amafaranga angahe utaha umukobwa? Ahubwo se nangahe namuha? Nshatse kuvuga ko nijoro utarimuha se? Ariko nyine uko ngiye nayaha umufriend wanjye nshobora no kuyamuha nyine nka 5 wenda ariko nyine shira wanjye nta mafaranga namuha. Wakwifata ugahereza umukobwa inoti ya 5? Yeah. Umuhungu wayamuha se? Umuhungu we ahubwo nayamuha ntanashidikanya. Inoti ya 5 wayihereza umukobwa? Uri kumuca iki? Ntacyo, nkuko nyine nabikubwiye yaba ari inshuti yanjye ariko abaye ari shere wanjye nayo namuha. Kubera iki utayaha shere wawe rero? Kandi inzozi ze yaba zigezeho ntamenya twarakundanye kubera iki. Ari igihe naramuterese we yavuga ati ushobora kuba afite amafaranga akavuga ati nzamukura, ubwo nabanyamuhaye inzozi ze yaba zigezeho kandi ngiye nta kintu naba ndi bwunguke. Ariko na inshuti wende imbwiye ati ifite ati hari ibibazo yabyumvikana atakira, nayo ntabwo napfa gukora mu mufuka ngo ngakira ngo nkohereze happy. Wigeze urwara crash? Hari umuntu wakurwara crash? Nawe sinzi niba hari ariko nta muntu ntawe. Biramutse bibaye rero agute ubwo ugasaba nyine nk'umubebi bati CM ngiye ndagukunda, nintakundana nawe ubuzima bwanjye ntabwo buba bwuzuye, ntakureba ubuzima buba bwuzuye. Ntabwo bwa bwuzuye nawe sibye ko nyine ngiye kuri njye mba numva bitanaba ariko nyine bwo kuri wowe wumva ari scam cyane ibintu by'ibisazi. Kuko none se wamenya gute koko kagukunda? Ari igihe aba agufera mwana, igihe aba agufera kwizera umuntu. Erega
abantu nyine barakunda nyine urukundo rubaho ariko kuzapfa kwizera uwo muntu urugufitiye biragoye uba wumva bigoye cyane. King CM, ko ubuzima bwawe mu rukundo numva bugoranye, uba wumva uzagira nk'umukunzi ryari? mu myaka nyine inyemerera kuba mufite. Ubu imyaka ufite ntabwo ikwemera kugira umukunzi? Imyaka ingahe itakwemera kugira umukunzi? 16. Uracyari umwana kabisa. Watangiye umuziki 2021. Ufite imyaka ingahe? Ubwo byumvikana ko nari mfite nk'imyaka nka 12 gutyo. 12 abantu ntabwo baraza kubyemera. 12 wanditse ihe ndirimbo waririmbye? 12 ngiye naririmbaga iz'abandi, nubwo nyine ubu ndandika ariko nyine ntago bimbuza kuririmba iz'abandi. Ikibura ni amafaranga nkajya studio. Bamaze kuvugana n'abaproducer bagera kuri 3 nyine buri wese anshaye. Bumva baguhenda kandi. Mo nakubwiye ngo 100,000 neremeti. Abaproducer baguca inote y'ijana? Wanciye make yanciye 40. Kandi nyine wakumva n'ingoma akora kumva ntago zirenze ku buryo ayamuha nyine, kandi ikindi atari bunagupromotinga nyine wenda ngo indirimbo yawe ahantu ho igere nk'ahantu heshi abantu bayibone nyine, ari uko yamuha akaguha umuzigo wawe ukirwanaho ubuzima bugakomeza udateze no kugaruza. King CM ukoresha ibiyobyabwenge? Wapi? Kubera iki? Ni ibiyobyabwenge nyine. Kandi uri umusani w'umurapa, imirongo imyuka ubikura he? Imana yarabimpaye, ubwo se ninkoresha ibiyobyabwenge ubwo nzandi kujya mu murongo cyangwa buzaba buri kuyoba? Ntago ari ukuyoba, no gushaka vibe, no gushaka imyuka. Vibe Imana itagoye ntago ari ibiyobyabwenge bizayiguha. N'abantu babikoresha rwose ukaba ukurikisha no ukaba ukoresha ibiyobyabwenge ngo uri gushaka vibe, nakugira inama yo kubireka kuko si byiza. Niyo namutanze. Wabwira iki umuntu utari wajya mu rukundo? Sha niba uzi ko utarajya mu rukundo ntuzarugemo. Ntuzarugemo? Kubera iki se abantu ushaka kubagumura? Nyine nk'uko nakubwiye, urukumva n'urujyamo nyine bakagukora nk'ibyo ngibyo, ari igihe umuntu ashobora kurwara toroma mwana. Ubwo rero nakugira inama yo kutazabijyamo niba utarabijyamo. Uri gutinya ko bazagutera toroma ukaba wasara? Aha wanasara mwa. Ubundi ikintu cyakubaje mu buzima bwawe kurusha ibindi ni iki? Cyambabaje ikintu cyambabaje ni uko napfushije umuvandimwe. Pfushije umuvandimwe? Pole sana kabisa. Asante. Nicyo kintu cyakubabaje? Ikintu cyagushimishije kuruta ibindi? Buri gihe ngiye mpora nishimye, ntago njya mvuga ngo iki nicyo cyanshimishije kurusha ibindi. Nta na kimwe? Memories, abantu tugira memories ugasanga hari ahantu wenda wagiye uhagirira ibihe bidasanzwe, ugasanga nyine aho hantu hari kugarukamo ukavuga ati icyo gihe nari nishimye. Aho hantu nagira ibyishimo bidasanzwe igihe najyaga muri training camp bwa mbere. Okay, tugaruke rero ku bijyanye no kuba uri umukinnyi wa handball. Ubundi handball yo kuko tuzi ko muri utu turere tutari i Kigali kubona ibibuga, kubona ibikoresho aba ari ibintu bigoye. Wowe bimeze bite, byagenze gute? Ibibuga birahari nubwo ari bike, ariko nyine uko biri n'ubushobozi handball iriho mu Rwanda, ibibuga mbona bihari kuko n'abantu bayikunda ni bake. Nta ibibuga bya by'eshanu n'abantu bayikunda ni bake. Urukumva ntago ibibuga byaba byishiye nk'abantu ngo babe bake ngo bizave. Ubwo rero urukumva nyine bitewe n'abantu bayikunda rwose ibibuga birahagije, ahubwo iki kidahari ni materiel. Ntago materiel mu Rwanda bakoresha arizo hanze bakoresha. Rero ndikumva nyine uba wumva handball ari iki yahindukiye ku buzima bwawe? Handball nyine ubu ni nka siporo muri rusange.
nyine yatumye ngira ubuzima bwiza, ibyo bavuga buzira umuze. Ikindi kandi yatumye ngira inshuti nyinshi, namenye naho namenyeyemo abandi bantu ntarinzi nyine. Njyewe mbere naratangira gukina handball nzi ko mu Rwanda itabamo, nzi ko rwose nta nubwo nari nkuzi uwo mukino. Bigenda biti rero, wowe ubonye he, ninde wahuye nawe agatuma uwinjiramo? Twebwe baje kutureba ku ishuri, haje umugabo nyine atubwira ngo ahantu ashaka kuyikina baza, nako tutari tubizi turavuga ati reka tujye kureba ibyo ari byo, nyine dusanga ni ibintu byiza turabikunda kandi n'ubu ngubu turacyabikunda. King Semu, tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye, ibindi bibazo biri apati yo kuba uri umuhanzi ukina na handball, ubundi Semu ni cyo kintu wiyiziho abandi bantu batazi kuri wowe? Ikintu niyiziho ni amahoro nyine, ngenda umunyamahoro, ariko abandi bantu nyine hanze nyine sinzi ukuntu baba bambona nyine tu. Ni iyihe dega wakoze uba wumva warayikoreshejwe n'ubwana ukavuga ati kuva narakuze sinzayisubiramo? Nayo umwana mwiza w'intungane utarakoze dega ni oya nyine nage, ariko nyine shani se dega nakoze ku buryo mvuga ngo ntabwo nzongera kuyikora ni nayo. Izo nakoze zose ukuntu urwego ziriho nyine bibaye ngombwa nanazisubiramo da. uba wumva ari nk'ikihe cyaha bakuraho ukaba wajya mu ijoro? Cyaha bakoraho nkajya mu ijoro? Gutukana. Gutukana? Ukunda gutukana cyane? Biterwa n'iki se? Inshuti mbi se cyangwa abantu twirirwana babikora. Ibyo ubibigeraho nawe ukaba watukana ku buryo bukabije? Ntabwo ari uko byiga, hari igihe umuntu avuga ikintu inshuro nyinshi mu matwi yawe nta kikakujyamo, nawe yavuga akumva arakimubwiye nyine tu. King Semu, umaze kwandika indirimbo zingahe? Kwandika indirimbo ebyiri. Ebyiri zonyine? Nizo zanditse zinosoye? Iya mbere yitwa ngo iki? Amere bayita Faka. Faka? Faka bisobanuye iki? Faka nyine ni igitutsi biri aho ngaho, ariko abantu bose ntabwo bazi ngo faka ni iki. Nkanjye ntabwo nzi ngo faka ni iki. Faka ni iki? Ubundi bisobanuye ngo gaswere. Wanditse indirimbo yitwa ngo Faka. Okay, turirimbira nta kibazo twumve. Burya babona bambona nk'inzozi, kamfasha simba korema akazi, sinzima mbona bari hasi kandi bavuga ko bakoze amakosa. Muri uyu mujyi akora ufite money udafite nagabanya amakari, bamwe bikundira inzoga n'amatabe, abandi nabo bikundira abari. Iyo ndirimbo ujya kuyandika igitekerezo cyavuye he? Igitekerezo cyavuye nyine kugira ngo wandike utuka abantu ngo Faka. Wabonaga abandi bandika batukana, kuko iyo ndirimbo naranditse nyine muri icyo gihe natangiye mfite imyaka 12. Wabonaga abandi batukana nanjye ati ubwo nyine nanjye nuko. Nicyo cyatumye nyandika. Iya kabiri yitwa ngo iki? Iya kabiri bayita Street. Street? Street nayo duherezaho gatoya. Kwinjira game n'ibisaba sirenge, bisaba gukatira izo ndege, bicu gata mu mirenge, buru gata muri wese, ukiyereka buri wese, ukaba ku mabirenze, ukambara ibyango birenze maze ukinjira muri gang. Street amigo ni Vigo ku mirongo niyo ngiyo. Iyo wayanditse ugendeye kuki? Nyine ku kuntu nyine abantu muri iyi minsi nyine urabona abantu nyine abumva nka bya bindi bavugaga ngo kugira ngo ube umuhanzi ugomba kuba warikoze nyine uri mu myuka. Nicyo nyine nagenda aho ati ibyo bintu ntago ari byo. King Semu, tugana ku musozo n'icyo wagenera abakunzi bawe? Sinabwira abakunzi banye nyine Imana nibishaka ndaza kubatamo umuzigo nyine, we nitabishaka nyine ni ukwihangana. Ariko hari indirimbo yaheze muri studio waduteguje kabimaze imyaka 7. Ahora niki? Byagenze bite? Barayikwibye? Barayikwibye, producer yarayikuriye, wabuze amafaranga, habaye iki? Producer yarayindiye mwana. Niba yarumvishe
buriya ntawamenya ariko nyine bucwane buboneka muri iyi minsi nyine no muri iki gihe turi muri vaka ndabata umuzigo tu. Reka tugushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze namwe kuba mwanyakiriye. Twizere ko n'ubutaha uzagaruka cyane. Uzabireke.